Tugiye kwiga uburyo twakora ifoto imeze gutya yo kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga y'umuntu ufite resitora. Twagiye twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu, nizere ko mumeze neza aho muri hose, mukomeze kugubwa neza. Nk'uko rero twabibasezeranyije, twavuze ko tuzagenda turebera hamwe imyitozo ya Photoshop yo gukora amafoto agiye atandukanye, gushyira ku mbuga nkoranyambaga, gushyira kuri site ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko twakora ifoto y'umuntu ufite resitora ashaka kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga ze, kuri Facebook, Instagram ndetse na TikTok ndetse na WhatsApp n'ahandi hose agiye atandukanye. Twavuze ko rero uza ukandika pinterest.com. Pinterest ni site cyangwa se ni website mu batararebye isomo ry'ubushize rya nyuma rya Photoshop. Ni site yifashishwa mu gushaka ibitekerezo wakwifashisha ukora ifoto runaka muri Photoshop kugira ngo ize ibe nziza, kuko ushatse gukora ifoto ukuye mu mutwe gutyo gusa bigusaba igihe kinini cyane. Bisaba umuntu ufite experience hafi y'imyaka nk'icumi cyangwa 15 ku buryo aba yarakoze amafoto menshi akamenya uburyo yahita akora ifoto mu gihe cyihuse. Bityo rero nkawe ugitangira cyangwa se utarabimenyera cyane, bisaba ko ukoresha idea cyangwa se igitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'undi muntu yakoze mbere, noneho wowe ukagira utuntu uhinduraho dukeya ariko bikaguma kwa kundi wa wundi yabikoze. Kugira ngo rero dutangire, turaza hano twandike restaurant. Twavuze ko hano wandika mu cyongereza, ntabwo wandika mu kinyarwanda kuko iyi website ni y'Abanyamerika, yagenewe gushyiraho ama ideas cyangwa se ibitekerezo bya graphic design cyangwa se ibindi bitekerezo by'indi kategori iyo ari yo yose, guteka, imyambaro, design y'imyenda, design yo kubaka, ibintu byose biriho. Ariko twebwe kubera turi mu gisata cya graphic design, turashaka gukora posteri yo kwamamaza restaurant. Turaza hano twandikemo ngo restaurant graphic design. Hano urako iyo wanditse bahita bakuzanira n'intuza n'amagambo yagufasha kugera ku cyo wifuza. Hano urara batuzaniye ngo restaurant graphic design, restaurant graphics, restaurant graphic design social media, restaurant graphic design idea, restaurant graphic wall. Wenda nko muri restaurant ku gikuta urashaka gushyiraho design runaka, iyi ngiyi nawe wayikoresha iyi ngiyi, cyangwa se restaurant graphic design poster, design inspiration, poster identity, design tree idea. Reka twandike hano kuri social medias kuko dushaka kwamamaza kuri social media. Twakomeje rero. Ikindi rero, step ya kabiri ni uguhitamo icyo ushaka, ni uguhitamo ikikunyuze, kuko haba hari amafoto agera kuri miliyoni. Bityo rero bisaba ko nawe ugira iyo uhitamo wifuza kugira ngo ugire icyo uhitamo kikunyuze kandi kinyuze n'abakiriya bawe. Bityo uraza ugashakisha nyine ikunyuze. Uraraba ari nyinshi z'umutuku n'umuhondo, umukara, nyine ni nyinshi cyane. Rero kugira ngo tudata umwanya, kubera igihe hari amafaranga, ngewe nahisemo iyi ya mbere nayihisemo na downloadinze, nayishyize muri Photoshop. Dore ngiyi nayishyize hano muri Photoshop kuko nabonye ari iri hejuru yatworohera ku bantu b'abatangizi. Iyi ni step ya gatatu rero yo kuzana ino foto muri Photoshop. Step ya kane, iyi foto uraza ugakanda hano hejuru. Ngira ngo murabizi nyine gushyira ifoto muri Photoshop, kuyifunguramo twarabyize. Uyikandaho ubundi ukandika muri open in Photoshop, igahita yizana mu hano. Kubera rero hano dufite ikindi gipapuro gisa nk'umweru, iki kiri vide, nta kintu kiriho. Iyo ushaka kumenya rero design
y'amaposters cyangwa se y'amaposteri ajya kuri social medias. Wenda ngiye nakoresheje mezire cyangwa se size zo kuri Instagram igira pixels 1080 hano gutambika hejuru, ikagira n'igihumbi 350 hano kumanura. Bityo rero buri platform ibifite ikigero cyazo, ariko akenshi iyi ngiyi ikunda gukora hose, yikora kuri Facebook, TikTok, WhatsApp, profile pic, byose birashoboka. Bityo rero nawe ushobora gukoresha iyi ngiyi, niyo yakorohera. Noneho urara ko iki gipapuro ari vide, turashaka kugira gute gukora iki giposter cyangwa se iki gipapuro kitwamamariza restaurant yacu. Nta kindi dukora kugira ngo bitworohere kubona iki gipapuro cy'umweru ndetse n'ifoto byegeranye. Turaza dukande hano, tugumishe kuri mouse, ubundi tumanure gutyo. Urara ko nitumanura iyi foto irahita yizana hano ku ruhande. Noneho duse nk'abazumi, dukande hano, tuze kuri view zoom in. Noneho niza hejuru hano harahita haza akantu kameze nk'akazu gatambitse, noneho tugatambikishe, noneho amafoto yose tuyabone ari abiri. Urara ko iyi ngiyi nayo turi kuyibona hano ndetse n'iyi ngiyi tukayibona hano. Ikintu rero dutangiriraho nta kindi ni ugushaka background y'umukara. Tukabanza tukayishyiraho. Nta kindi dukora rero, turaza creatinga cyangwa se tukazana layer nshyashya. Noneho tukaza hano hejuru tugashaka stamp age. Izi steps zose twagiye tuziga, nawe biragusaba nyine gushyira mu ngiro gutyo gusa. Noneho urara ko ije isa iyi rectangle yacu cyangwa se iki gipapuro cyacu kije gisa ubururu. Turaza duhindure hano, dushyireho ibara ry'umukara kuko niryo dushaka gukoresha, ibara ry'umukara. Noneho utu tudomo tuzengurutse tw'umweru tuze hano kuri stroke, noneho tugire 0. Urara ko duhise tugenda dukande okay. Urara ko ibara ry'umukara ryo twamaze kurishyiraho background, bivuze ngo nirira bara ririmo inyuma, iri ngiri muri kubona hano, iri bara ririmo inyuma. Ikindi dukora, turaza dushyiraho kano kantu hano hasi ka orange, reka dutangire kuri kano kantu ka orange. Ushobora gutangira hejuru, hasi, ku magambo, ku nyandiko, byose birashoboka, ariko reka twebwe dutangirire hano hasi, tuze creating ikindi kintu. Ikindi nabibutsa nuko nimba ushaka creatinga kimwe mu bintu biri muri ino foto, ugomba kuza hano ugakirika kuri create new layer. Ndakeka hano muri kubibona hasi, create new layer, kugira ngo layer ize iri nshyashya, kugira ngo tubashe gukora ifoto isukuye neza. Tumaze creatinga rero new layer, turaza hano nanone dushake stamp age. Nanone turaza tuyishake hano, tuze duse nk'abagira gute, nk'abaca akantu kameze nka rectangle. Noneho hano hahite haza settings. Iyo uciye kano kantu hahita haza settings hano. Noneho tuze kubera iri bara rya orange, dushaka ibara rya orange, turaza duhindura hano handitse ngo fill, dukandemo, tuze dukande hano kuri kano kantu, ubundi tuze duhitemo rino bara rya orange dushaka, ubundi dukande okay. Urara ko kano kaziga gahise kaba orange. Ikindi tugiye gukora ni ugukora tuno tuntu tw'umweru. Turaza reka tubikore vuba kugira ngo tube dufite igihe. Noneho ikindi gisigaye ni ukugira ngo ino nguni ise nkaho yenda kumera nk'ikizeru, ntibe nk'isongoye nk'iyi ngiyi. Nta kindi dukora, turaza hano ahangaha, izi ni inguni. Iyi ni inguni yo hejuru y'ibumoso, iyi ni inguni yo hejuru y'uburyo, iyi ni inguni yo hasi y'ibumoso, iyi ni inguni y'uburyo yo hasi. Ibi byose twagiye tubyiga mu masomo yabanje. Ubu aya masomo ubu kureba iyi video ngewe mbese mbifata nk'aho ari umuntu warebye aya masomo yacu yose, tukaba turi kwiga nyine. Nimba ubona bikugoye turi gukora ibintu bimeze nk'ibigukomereye, nuko utarebye ama video twashyizeho bwa mbere,
cyangwa se ari amavideo 29 yose twagiye twigisha, byose twagiye tubivugamo. Niyo mpamvu turi gukora vuba kugira ngo tubashe gucunguza uburyo umwete. Ahangaha rero reka dukande wenda 60, urera ko iyi rectangle cyangwa se iri bara rya orange rise rimera nk'akazeru nka hano, mbese tugire wenda 70 turi kuntu bimera 70 bita biba byinshi cyane, reka dukande 50. 50 ni okay. Noneho tugire gute, tuze dukande. Iyo turangije buri kintu cyose, iyo dushoje turaza tugakanda hano hejuru kuri move tool tugakanda okay. Noneho ikintu tugiye gukora nuko karebesha hasi gutya kameze kano kantu ka orange. Turaza tuze hano kuri show transform control nkuko twabyize. Noneho tuze tugire gute, tuze hano hejuru hazo utuntu tubiri, noneho duse nk'abajyana ku ruhande kuri clavier tugumishaho gutya. Noneho tukazana hano ku ruhande nk'uko akangaka kameze gutya. Twongeye tugakarageho kugira ngo kamere neza. Okay. Noneho nitusoza dukande okay. Reba step ya mbere yo turayirangije y'aka kantu ka orange. Ikindi tugiye gukora ni ugushyiraho akandi kantu kameze nka orange, kameze akangaka kaje gutya, kameze nka rectangle kanini. Nta kindi dukora nanone, turaza dukande create new layer. Noneho tuza nanone tujye kuri stamp edge. Iyi stamp edge ikunze gukoreshwa cyane, mugomba kuyitaho kugira ngo kuko izabagirira akamaro nimuyikoreraho imyitozo myinshi, kuko ku bwanjye nanjye nkunze kuyikoresha cyane mu bintu byinshi. Tukande kuri stamp edge, noneho tuze duse nk'abaca rectangle nini. Rero ni duca rectangle nini, turaza nanone hano haraza settings za rectangle. Noneho tuze tuyigire orange. Iyi ngiyi kubera dushaka tuno turongo, aka kantu k'akarongo niko dushaka, nago dushaka iri bara ry'imbere. Turaza dukora iki, turaza iyi fill ni ibara ry'imbere, turigire gutyo turikuremo kuko ntaryo dushaka, dusigarane utu tuntu tuzengurutse. Nta kindi dukora, turaza tukagire akarongo kamwe. Noneho tuze hano tugabanye kugira ngo kabe gatoya, kangane nka kariya. Dukomeze nakeye kari kabiri. Kabiri. Noneho nitumara kugeza kuri kabiri, turashaka guhindura ibara ry'aka kantu kubera rura ni umweru. Turashaka kurigira iki, turashaka kurigira orange. Tuze dukande hano, noneho tuze dukande hano nanone, tuze dukandemo mu ibara dushaka ko bisa gutyo. Noneho tuze dukande okay. Rora ko rise riba orange, ikindi gisigaye nugu rora ko izi nguni nazo nuku dushaka uburyo twagira nk'iyi ngiyi, kuko izi ngizi zirasongoye kandi kuri la foto ntago zisongoye. Tutarinze no kuza gukora hano guhindura, ushobora kuza hano gutya. Urora iyo uje hano hahitaza akantu kameze nk'akazeru k'agace, ugahita ukurura gutya. Uko ukurura niko kagenda kagira gute gahinduka gutya. Ibi rero ndabona ari byo byakorohera kugira ngo ujye kugira gute, ujye guhindura hano. Urara ko iyo uzana hano ahangaha naho bigenda byihindura. Noneho nidusoza dukande okay. Ikindi gisigaye ni ukugira gute, ni ugukaraga aka kantu kugira ngo kamere nk'aka ngaka. Turaza hano dukande show transform control. Noneho tuze twegerezeho hahitaza utuntu tubiri. Noneho duhite dukanda kuri mouse, duse nk'abakaraga gutya. Noneho tujyane hirya kubera ndabona ari kanini. Noneho duse nk'abazamura gutya.
mbese turashaka gukora nk'iriya foto neza gutya. Twongere tumanure gutya. Okay, ndakeka aranga. Urareba rero tumaze guca kano kantu ka orange. Ikintu gisigaye tugiye gukora no kugira gute, no kuza utungutu turengaho tukadusiba. Akanga karengaho tukagasiba kuko ntago tugakeneye. Turaza rero tugasibe gute, turaza dukande kuri turabanza dukande kuri layer y'aka kantu kaka rectangle, tuza dukande hano kuri eraser tool nkuko twabyize, ubundi dukandeho. Okay, ubundi tuze hano twongere hardness kugira ngo isibe cyane. Noneho tuze hano dusibe nkuko bisanzwe. Hari uburyo rero bwinshi bwo gusiba, ariko ubu ni bwo buryo bworoshye umuntu yakoresha. Urara ko tumaze kugira gute, tumaze gushyiraho akangaka n'akangaka. Ikindi tugiye gukora, tugiye gushyiraho kano kantu nanone ka 50 off. Tuze hano dukande new layer, tuze hano searching cyangwa se dushake stamp edge. Turi gukora twihuta kubera stamp edge twayikoresheje cyane. Tuze duceho kano kantu gutya. Magana 236 dukandeho gutya. Okay, noneho tuze utu tuntu two ku ruhande tudukure kuko ntatwo dushaka, dushyire kuri 0. Noneho ibara tuze turihindure orange, rita ryizana hano cyangwa se tukaza dukakanda hano. Noneho tukaza tugakandamo hano, tugakanda okay nkuko twahoze tubikora kare, tugakanda okay. Ikindi gisigaye ni ukugakaraga kakamera gutya. Tutaragakaraga kwanza, reka tubanze duhindure izi mfuruka cyangwa se izi aha mu nguni hako, tuze tuhagire 60 n'aha 60. Iyo ukanze hano kuri aka kantu kameze nk'umunyururu, inguni zose zihita zingana. Ariko iyo kano kantu k'umunyururu ugakanda hano, buri nguni imwe igenda ihinduka. Wenda reka dukande hano murebe ukuntu bita bimera. Ni dukanda 60 zose zireta zihinduka. Kadashyira 60 urako zose zise zingana, ariko ziracyari yabaye ikizeru cyane. Kadushyire kuri 40. 40 aha ndabona ari sawa. Noneho tuze dukande show transform control gutya. Show transform control gutya. Okay, duse nk'aho kagira kanini kano kantu gutya. Iyi video rero ishobora kuba ndende, ariko nta kundi turi kwiga kugira ngo buri muntu amenye step turi kugenda tunyuramo. Rero tugiye kwandika kuri, reka dushyireho ano magambo kwanza nanone kugira ngo tubone ko iri kugenda iba posta koko nya posta. Ibi by'amafoto turagenda tubishaka nyuma. Twandikeho 50%, turaza dukande kuri T. Noneho tuze dukande gutya 50%. Dukande 50%. Okay, 50%. Ntabwo iri kugaragara amenyero kubera ari umukara. Tugira umweru turebe kwiza. Ntabwo yaje. Iyi layer reka tuyisibe, twandike nanone. Ni kubera ari nini 50%. Yari nini cyane. Kaduhindure font, tushire century regular. Iyi ngiyi font ni nziza cyane. Ndabona rero iyi kwijana itari kuza, reka tubanze twandike no 50. Tuyigire ntoya regular. Tuyigire umweru
nk'uko iri imeze, tugira umweru kwanza, tuze tugira umweru. Iyi 50% ni iki? Ni nko kugabanyiriza abantu nyine off cyangwa se bonus. Ubwo nimba muri boutique yawe nawe ufite bonus wakwandikaho iyo ufite nimba ari 50, 60, 20, 10, biterwa nyine na bonus ufite. Tuze dushyireho 50%, ariko iyi ndabona itameze neza, reka duhindure font turebe iza neza. 50%, dushyireho nk'iyi ngiyi, iyi ni sawa. 50%, twandikeho off. Rarako poster yacu itangiye kugira iki? Itangiye kugira agasura. Twandike ngo invite your friend for more discount. Reka twandike mu kinyarwanda, tumira. Nje rero nkunda ibintu byose mba numva twabishyira mu kinyarwanda kuko ari ururimi rwacu kamere, kandi nirwo twiyumvamo cyane kurusha ibindi. Akaba ariyo mpamvu nanjye nateguye n'amasomo mu kinyarwanda kugira ngo tubashe gusobanukirwa kandi duheshe agaciro ururimi rwacu. Dushyire twandike ngo tumira inshuti zawe, ubundi zirafatanye cyane. Reka twongere, ubundi ugabanyirizwe. Wenda twandike gutya, dushyiraho century kubera igaragara neza. Duse nk'abagabanya. Tumira inshuti zawe kugira ngo ugabanyirizwe cyane. Nawe reka tuyishyireho. Ikindi weekend offer, reka tubyandike mu cyongereza ntacyo kuko weekend abantu bose barayizi cyari cyo weekend. Offer. None dushake font nziza, wenda nk'iyi ngiyi weekend off, font itandukanye n'izindi kugira ngo igaragare neza. Gutya weekend offer iri hano gutya. Noneho ikintu tugiye gukora rero gisa nk'igikomeye kurenza ibindi ni ugushaka ano mafoto yo gushyiraho, kuko ano mafoto niyo akurura abantu cyane. Nta kindi dukora, turagenda muri site yitwa pixels.com. Iyi nayo ni site cyangwa se website ikunze gukoreshwa cyane n'abantu baba creators, abantu ba creatinga ibintu kuri social medias, kuri YouTube ndetse n'ahandi, kuko iyi website ifite video ndetse na audio. Ifite video ndetse na foto, ifite amafoto ndetse n'amashusho, kandi byose nta copyright bifite. Iyo bikoresheje kuri YouTube, aho wabikoresha hose nta kibazo, biba byemewe, biba bimeze nk'aho ari ibyawe, kuko abantu bayashyiraho batanga license y'uko umuntu yayakoresha. Reka tugire gute, dusacinge, twandike wenda twandike food,
food. Food. Reka turebe ifoto uko imeze. Food. Okay. Dushobora kuza kugira gute? Food. Reka. Food. Naho ni byinshi ari iby'abazungu ntabwo twabishobora. Food. Reka twandikemo African food turebe wenda ibyo batuzanira. African food. Iyi ni African food. African food. African food. Se turafata yihera kumona. African food. Rice. Reka wenda twandike rice kuko akenshi mu resitora haba harimo umuceri n'amafiriti. Rice. Wenda dufate iyi ngiyi tuyidownloadinge ubundi tuyishyire kuri la foto yacu. Uraza hano ugahitamo size ushaka, size nini ntoya. Reka duhitemo medium ubundi dukande free download. Ukanze free download, ino foto iragenda ikidownloadinga. Uraretiza hano mu kanya. Urabona ko yamaze kwidownloadinga. Twayifunguye muri Photoshop. Reka duhita tuyizana tuyishyire mo hano. Urabona ko yabaye nini. Iyo yabaye nini uhita uzuminga ukanda Control Alt, noneho ukasa nk'umanura mouse yawe kara kantu ko hejuru ukakazana inyuma gutya, cyangwa se ukaza kuri view zoom out kugira ngo ubashe kubona ino foto aho igarukira. Noneho uhita ukanda shift kamanura gutya. Noneho uza kuri view ugakanda zoom in kugira ngo ize imbere. Sorry, zoom in, ukanda okay. Noneho kongera ukayizoominga in, tukayishyira hano hagati kugira ngo tubashe kuyibona neza. Noneho tuze tuyigire ntoya gutya. Iyi ngiyi rero reka tuyishyire muri kano nk'aka ngaka, aka kazu kameze gutya. Nta kindi dukora, turaza ducreating kano kazu k'umweru. Turakanda okay, tuze dukande create new layer, tuze stamp H. Noneho twongere duce kwa kundi bisanzwe. Noneho kuko fill tutayishaka, tuze dukande aka kantu tuyikureho. Noneho tuze hano dukande kabiri. Noneho tuze tukagira akarongo gutya. Kabiri ndabona ari kanini, dukande rimwe. Okay, rimwe. Noneho impande urako zisongoye tuzigire nk'izindi zisanzwe, dushireho 30. No, 30 ni gakeya. 40 turi uko zimeze, 40 cyangwa se 50. Rero izi mpande kuba umuntu azikora gutya no kugira ngo ifoto ize isa neza. Iyo izi mpande uzigize gutya, ifoto iza isa neza kurushaho. Urabona ko twamaze kubikora gutya kugira ngo bise neza. Naka reka tuse nk'abagakaraga kugira ngo bise nk'ibirebana. Okay,
ndakeka bimeze neza. Noneho icyo dukora turaza ino foto twa downloadinze y'ibiryo tugire gute tuyishyire muri kano kantu k'umweru. Turaza ino foto duselectinge layer yayo cyangwa se iyi layer tuze tuyishyire mo hano munsi. Urabona ko nitugira gutyo munsi kana gutya ibiryo bize tuyuzemo kugira ngo bize kugaragara neza. Urabona ko ibiryo tumaze kubishyira muri kano kazu, nta kindi dukora, turaza ibi birengaho tubisibe, bino birengaho tubisibe. Nta kindi dukora, turaza dukande hano kuri polygon or lasso tool twarayize, tuze dukande kuri hano kuri kano kantu k'umweru kugira ngo ibiri inyuma bize guhita bisibika. Tuze gutya. Ushobora no gukoresha ubundi buryo, ugakoresha iriya gome yitwa lasso tool ugasibisha iriya nayo byashoboka. Tuze gutya tugeze aho twatangiriye. Noneho duhite tuza tugire gute dukande kuri kano kantu ko hasi gutya, nidukandaho kitwa add layer mask, bya bindi byari biri inyuma twa selection bise bigenda. Okay, urabona rero ko hano tugeze ahantu heza. Hano hari akarangi kaburaho, reka duse nk'abashyiraho akarangi hano hasi kugira ngo bitagaragara nabi. Okay, twagiye. Ikindi tugiye gukora, tugiye gushyiraho ino sahani imeze gutya mo hano. Dushaka wenda isahani ifite ibiryo muri pixels.com, sahani ifite ibiryo ni iyihe? dushyireho hano rero haba hariho amafoto menshi, amapizza, imiceri n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tugire gute dushyireho inyama kugira ngo bize bisa neza. Dukande free download, ubundi ihite iza. Tuze gutya tuyishyire muri ino foto. Urabona ko iba ifite kalite yo hejuru cyane. Zira foto zose icyo ntari navuze ni uko bakoresha amafoto afite kalite yo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Tuze tugire gute iyi foto kwanza tuyishyire munsi y'izi layer kugira ngo isi nk'iza munsi. Dukande gutya, tuyishyire munsi ni rectangle gutya, zose iraza muri rectangle zose munsi kugira ngo ize kugaragara neza, kugira ngo iyi rectangle ize kuza hejuru. Iyi foto rero twa downloadinze tuyishyize munsi ya layer y'iyi rectangle kugira ngo ize kugaragara neza. Nta kindi dukora rero, turayagura gutya kugira ngo igere hose. Gutya. Okay. Urareba rero ko ifoto yacu ni nko twayirangije. Ikibura ni ukuza tugakata ino foto y'iyi nkoko gutya kugira ngo ahangaha inyuma hose harengaho tudakeneye tuhakureho. Sinzi niba mwabyumvishe. Reka tubikore kugira ngo tuze
duhite tubisobanukirwa neza. Turaza hano dukande nanone kuri polygonal lasso tool, tuze dukande tunyuze muri ya nzira ya ka kantu ka orange twaciye kazengurutse nkuko twabikoze kuri iya mbere. Umuntu umenye gukora bino bintu nta kintu atakora muri Photoshop mu bijyanye na posters, kuko muri posters ubu buryo bukunze gukoreshwa cyane, aho ushyira umuntu wenda mu kizeru, muri rectangle, mu kwa kundi baba batumiwe nko kuri televiziyo Rwanda cyangwa se ku maradiyo. Twize ko uza ugahita ugira gute, ugasiba hano, reka dukande delete. Iyo bije guta ngo could not complete your code because there is no ukanda hano ukaza kuri kuki eraser tool, ugasiba hahandi wa selection, ugakanda gutya, none ugahita uza ugasiba hahandi wa selection. Reka iki gisibisho tukigire kinini kugira ngo dusibe neza. Ugahita uza ugasiba hahandi wa selection. Urareba ko ifoto yacu isa nkaho irangiye neza kandi nkuko twabyifuzaga niko yaje. Hasigaye kwandika contact, uraza nyine ugashyiraho contact hano, ugashyiraho aho turuka n'ibiki byose, ariko ndatinya ko igihe cyaba kinini. Reka turebe igihe twa recordingiye. Igihe cyaba kinini cyane. Ikindi kintu wenda nabigisha twakora ni ukuza tugashyiraho utuntu tw'utudomo tw'imitako, ukanda uza ugakanda utudomo 1 2 3 4 5, ugakanda enter, ukongera ugakanda utudomo 1 2 3 4 5, ugakanda none utudomo 1 2 3 4 5, ugakanda none enter 1 2 3 4 5. Noneho ugaselectiona all, select all cyangwa se control A. Noneho utu tudomo katugira umweru. Iyo umaze kutugira umweru, uraza ugakanda hano, ugasa nk'utwegeranya. Hano ni ukutwegeranya kubera dufite intera nini. Noneho tugashaka font ntoya, nk'iyi ngiyi wenda. Noneho tugahita dukanda okay. Urareba ko utu tuntu tumeze nk'umutako tuza kuki bakunze gushyira ku ma posters wenda ya hoteli cyangwa se n'ibindi. Kugira ngo rero utu tuntu utushire n'ahandi, uraza ugakanda layer yayo, ugakanda duplicate layer, none ugakanda okay. None ugahita ufata, kubera twamaze kutugira tubiri, uraza ugahita ukandamo gutya, ukatwimura, ukatumanura, ukatuzana, ukadushyira nk'ahangaha. Ibi rero bigufasha kugira ngo ifoto yawe ibe nziza kurushaho, ndetse igire umwimerere, ndetse ibiryoheye amaso. Reka rero dusoreze ahangaha. Mwebwe tugiranye ahangaha, ndizera ko hari icyo mwungutse, kandi ndabizeza ko nimushyira umutima wanyu wose kuri Photoshop yanyu, Imana izacishamo umugisha. Photoshop kabe akazi kanyu, kuko muri iki gihe abantu benshi basigaye bakora akazi ka Photoshop, ndetse si ngombwa kujya ku kazi, ushobora no kubikorera iwanyu ndetse n'ahandi. Kuko nanjye ubu ngubu akazi nkora ni akazi ka Photoshop. Nkora muri hari ikigo kinini mpuzamahanga nkoramo ku bijyanye na Photoshop n'amavideo no ku editing ibintu nk'ibyo. Bityo rero nakugira inama ko wabishyiraho umutima wawe wose, nimba uko ukunda ibintu bya graphic design, ubundi ukagira gute, ukabishyiramo imbaraga kugira ngo nawe bizakubyarire umusaruro mwiza. Nimba wowe tubanye utarareba amasomo yacu, nakugira inama yo kureba ano masomo yacu. Ni amasomo agera kuri 29 y'uruhererekane. Byaba byiza uteye akajisho nawe, kuko yazagufasha byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse no kwihangira imirimo nk'urubyiruko. Naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane. Ciao. Ikindi navuga, iyi file ya Photoshop ndaza kuyishyira kuri Telegram yacu. Ubishaka azagende ayifungure, nimba ashaka kuyikoresha, nimba ashaka ashobora kuza editing hano agashyiraho nimero ze, akagira iki, byose ndayibashyiriraho. Ushaka agende ayikureho nta kibazo, biremewe kuyikoresha.
ku nyungu zanyu zo mu bucuruzi ndetse no gukora amafoto mwitoza. Sawa rero nawe ubutaha tubonane mu yindi video. Ciao.